Ese wari uzi ko moto zigiye kugabanywa mu mujyi wa Kigali? Ese wowe urabivugaho iki? Muri ino video ngiye kubabwira ibintu bitandukanye utari uzi kuri iyi gahunda igiye gushyirwaho na leta. Turebane video kugeza irangiye. Nuyikupa itarangiye urahomba byinshi. Ikindi kandi kanda subscribe kuri ino channel niba nta mutima mubi. Reka nangire nguhe aya makuru. Banyarwanda, abanyarwandakazi, ngiye kubaha aya makuru. Rwose ino gahunda iriho pe. Ino gahunda iriho mu buhe buryo? Dore ikintu cya mbere ugomba kumenya. Leta ifite gahunda ngo yo guhuza icyo bise transit rusange. Leta yateguye kuzamura uburyo bwo gutwara abantu biciye kuri bisi zizajya zikora neza, ku buryo abantu batagikeneye moto nk'uburyo bwa mbere bwo gutwarwa mu mujyi. Icyo ni ikintu cya mbere kigiye gutuma leta igabanya moto mu mujyi wa Kigali. Nicyo kintu cya mbere tugiye gusesengura. Andika muri komenti, ese wowe ino gahunda leta igiye gufata urayumvikanaho kimwe nabo? Niba ari byo andika muri komenti. Niba hari ikintu bibangamiyeho nabyo byandika muri komenti, tuzabakorera ubuvugizi. Rero reka dusesengure kuri iyo ngingo. Mu Rwanda hariho gahunda yo kugira ngo ibinyabiziga byose bigendera mu mihanda yabugenewe bigombe kuba bikoresha amashanyarazi. Mu magambo make, ibinyabiziga bigikoreshwa na lisansi. Harimo moto zino zisanzwe muzi, harimo n'imodoka. Izo moto zigikoresha lisansi nizo leta y'u Rwanda ishaka guca mu muhanda cyangwa se mu mihanda yabigenewe, ngo kubera ko iyo lisansi iyo iri mu modoka cyangwa se muri moto iri kugenda bituma isohora imyotsi, ngo kandi iyo myotsi niyihindukira ikangiza cyangwa se igahumanya ikirere. Niyo mpamvu leta iri gushaka guca izo moto cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Iki nicyo gisobanuro cya buriya buryo bwa mbere nabanje kubabwira. Reka turebe n'ikindi kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni uko polisi y'u Rwanda ifatanyije n'urwego rwa RURA n'abandi bayobozi b'umujyi wa Kigali ari bo bari gushyira mu bikorwa aya mategeko no gukurikirana impamvu zose zituma moto zigomba kugabanywa mu mujyi wa Kigali. Mu magambo make, u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda ikeneye ko mu mihanda hagendamo ibinyabiziga bikoreshwa cyane cyane amashanyarazi. Mu magambo make, bari gushaka guca ibinyabiziga bikoresha peteroli cyangwa se byita lisansi, bimwe bigenda bita imyotsi inyuma cyangwa se bizamura imyotsi mu kirere. Bari gushaka guteza imbere ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi ndetse no kugira ngo bace akajagari mu mujyi cyangwa se mu mijyi igize igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Mu magambo make, ese bino bintu leta y'u Rwanda iri gukora urabyishimiye? Rwose twandikire muri komenti utubwire nawe igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ese bino bintu bizagira ingaruka nziza? Ese ni ugushaka iterambere gusa? Ariko reka tubwizanye ukuri, yego ni ugushaka iterambere kandi ni na viziyo. Ese basi bizagira abantu bibangamira? Andika muri komenti, durire muri komenti, kanda subscribe kuri ino channel yanyu yitwa Ibisasu TV, kanda like, kanda muri komenti rwose tubwire, kanda share ino video wisharinge n'abandi bantu bakeneye amakuru nk'aya ngaya. Ngiye bategura zino nkuru nkazibagezaho. Nitwa Matsiko, tuzahure muri video z'ubutaha. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.